Reka nongere kuguhereza ikaze no kukwifuriza kugira ibihe byiza ukurikirana ibiganiro byacu by'ibihe TV show. Ndagira ngo ukande subscribe ku kajambo k'iburyo tujye tubana mu nkuru zanjye za buri munsi. Nge ukugezaho inkuru nk'izi ngizi ndetse Imana Jean Bosco ngira ngo twabanye mu nkuru y'ejo hashize, yari inkuru yavugaga kuri Buravan ndetse n'uwahoze ari umukunzi we. Ngira ngo mwarayibonye irabashimisha kandi mwarakoze cyane kuyishimira. Uyu munsi rero ngarutse kukubwira indi nkuru. Akenshi nkunda gukora ku nkuru z'urukundo cyangwa inkuru ziri ku bice bigacika ako kanya, inkuru ziba zigezweho ziri update. Rero nimba nyishimiye uranyandikira muri komenti ugire byinshi unganiriza. Tugiye kubana mu kiganiro kimara iminota 7, wihutishe cyangwa utarutse utagira na kimwe ucikanwa. Nje kukubwira ko umugabo bita Bamenya nyuma y'igihe kinini cyane bamushyira ku rutonde rw'abasore batinze gushaka mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere hazaga uwo bita ninde bamwitaga Papa Sava mu ruhando mpuzamahanga cyangwa se mu ruhando rwa sinema, rwa sinema entertainment muri makeya. Papa Sava yazaga ku mwanya wa mbere, hagakurikiraho King James, hakaza n'abandi basore benshi cyane barimo Rocky, hakaza n'abandi basore cyane, hakazamo n'ababamenya. Uyu munsi Bamenya akaba yageze ko nagakora gashya. Uyu mukobwa bari kumwe bamwita Alia Cool yamaze kuvugisha bamwe mu banyarwanda benshi cyane. Abantu benshi bagiye bagaruka rero ku bijyanye na Alia Cool ndetse n'Abamenya. Alia Cool ni umwe mu bakobwa bakomeje kuvugisha abanyarwanda batari bakeya. Alia Cool agenda utwara ibikombe bimwe byinshi cyane byagiye byagahawe abahanzi cyangwa se byagahawe abakinnyi ba filime, ariko uyu mukobwa bita Alia Cool akunze guhabwa bino bikombe ariko we atagaragara mu ruhando rwa sinema. Abantu benshi bagiye bibaza rero impamvu uyu mukobwa Alia Cool akomeza kwirundaho ibikombe byakabaye ari ibihembo by'abakinnyi ba sinema. Abanyarwanda bisa nkaho badasobanukirwa uburyo uyu mukobwa akomeza kugenda ahabwa aya mahirwe yo gutwara ibikombe bya sinema kandi atajya agaragara mu bijyanye no gukina sinema. Ikindi cyagarutsweho ni uburyo urukundo rwe n'uwo bita Bamenya rumaze kujya ahagaragara. Benshi bavuze yuko rero uyu Bamenya bitewe n'uburyo amaze kuba ubukombe mu bijyanye na sinema nyarwanda, bakaba bavuga yuko uyu mukobwa ashobora kuba agirirwamo icyakingirwa ikibaba n'uwo bita Bamenya w'umukunzi we, ngo bikaba ari bwo buryo uyu mukobwa ashobora kuba abonamo ibikombe. Ni gute rero uyu mukobwa agenda ahabwa ibikombe kandi atajya akina filime kandi agahabwa igikombe cy'abakinnyi bazo cyangwa se cy'ababarizwa muri sinema? Bigenda bite? Abantu benshi ukibyumva nawe uyumvise ino nkuru nonaha urumva yuko ari ubujura. Dore ngiki kimwe mu bikombe yatwaye mu mwaka w'ibihumbi 2024 uyu turimo ku munsi w'ejo. Ni igikombe yegukanye kigaragaza nyine cyishimwe. Uyu mukobwa yarakishimiye cyane. Ni nyuma yuko mu ruhando rwa sinema harimo abantu benshi cyane batarahabwa kino gikombe kandi bigaragara yuko bakora cyane, ariko bakaba batari begereza umunwa n'intoki zabo kuri kino gikombe gihabwa abakinnyi bitwaye neza, umukinnyi w'umwaka kuva kera. Bamenya rero yaje kuri uyu munsi gusereburana n'uyu mukobwa Alia Cool kino gikombe yahawe cy'umukinnyi witwaye neza ndetse akaba n'umwe mu bakobwa bahize abandi mu bijyanye n'uruhando rwa sinema. Nyamara uyu mukobwa ntabwo ajya agaragara muri sinema. Abenshi iyo babajijwe kino kibazo cy'uko ha igikombe uno mukobwa kandi atajya agaragara muri sinema, bavuga yuko uyu mukobwa ngo nubwo atagaragara muri acting ariko ngo hari ibikorwa byinshi bijyanye na sinema agaragaramo, haba nka mu casting ndetse n'ahandi hantu henshi agenda akenerwa, ngo ubwenge bwe bukaba butuma rero agomba guhabwa kino gikombe. Abantu benshi ntago bishimiye ihabwa ry'igikombe cy'uyu mukobwa Alia Cool, akaba umwe mu bakunzi Bamenya. Abangaba bo ntabwo baje kubitinda, ahubwo uwo munsi bakibazwa n'abanyamakuru baboneyeho guhita batangaza itariki y'ubukwe bwiwe n'Abamenya. Itariki bahita bayishyira hanze kabisa, bahita bavuga yuko bitarenze uyu mwaka wa 2024 bagiye gukora ubukwe n'Abamenya, noneho ngo ibikombe bakabimara bakabyegereza cyane. Batangarije abanyarwanda bakora sinema yuko nibadakora cyane batazigera babona kino gikombe, cyane yuko bano nabo ngo batagiye kwicara ahubwo ngo bagiye kurushaho gukuza ubwenge bwabo kugira ngo barusheho kwirundiraho bino bikombe.
mwibutsa ko kino gikombe ntago kiba ari igikombe cyo kugurisha cyangwa se ari igikombe kiba kirimo amafaranga nk'uko mubiteganya, ahubwo kino gikombe kiba ari icy'agaciro gakomeye cyane ku buryo uramutse ukigurishije wahabwa amafaranga menshi, ariko nanone kikazana na sheke izigamiye ku buryo ugenda nyine ugahita ubikuza ukarya no ku mafaranga. Ntabwo ari igikombe kizira aho ngaho, cyo kimwe n'ibindi bikombe byinshi cyane byaba ibitangwa na YouTube ndetse n'ibitangwa n'amakipe. Ibi byose ni kuno biba bimeze. Uyu mukobwa rero bamwita Aliyakuru, amakuru yabo nabamenya ngira ngo ngenye kunyuriramo muri make bitewe n'umwanya muto dufite, ariko nyuma ejo cyangwa se ejo bundi hazaba hamaze kumenyekana amwe mu matarike azaranga ubukwe bw'abamenya naho buzagenda bukorerwa mu byiciro bitandukanye. Ngira ngo amakuru nk'ayo ngayo kimara kugera hanze, kimara kutugeraho, nkanjye umunyamakuru wanyu nzahita mbakorera uburyo bwose bushoboka kugira ngo mpite mbamenyesha amakuru nk'aya ngaya. Ushobora no gukurikirana ibiganiro byanjye kandi bindi bica ku yindi channel bita Kamatoki TV. Ntago ari hano gusa nkorera amakuru gusa, ngenda nkorera amakuru mu buryo butandukanye hirya no hino. Nimba rero wumva ari byiza ko tugiye kujya tubana kuri iyi channel bita Ibihe, urandika muri comment kugira ngo nanjye umpereze courage yo kugira ngo tujye tubasha gukomeza gukorana mu biganiro nk'ibi ngibi bya buri munsi. Uyu mukobwa rero namukubye amazina ye ni Aliyakuru, ugerageze kumwandika ku mbuga nkoranyambaga haba Instagram na Facebook ndetse na Twitter, uragenda ubona amakuru menshi agenda avugwa kuri uyu mukobwa Aliyakuru. Akaba ari umunyarwandakazi, imyaka ye ni imyaka 23 y'amavuko niyamaze, ararushwa imyaka myinshi cyane nabamenya. Ugiye kumushaka akaba yamugira umutegarugori wiwe. Ni umukobwa mwiza nk'uko bigaragarira amaso ya buri wese, ariko nyine ingeso ze cyangwa se imico ye ntago abenshi bayishimira, byaba ubijyanye n'imyambarire ye akunda gukoresha ku rubuga rwe rwa Instagram. Ni ibintu bitajya byishimirwa n'abantu benshi cyane, abantu benshi bagarukaho nyine mu bijyanye na comment ze yakira buri munsi, yakira comment zimuganiriza ku bijyanye n'imyambarire yiwe. Nahansoreje ikiganiro cyanjye, wowe twabanye ndagushimiye cyane. Kanda subscribe kuri ako kajambo kari iburyo kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Icano nkwibutsa ko ari Ibihe TV show, naho ngewe nari Nsabimana Jean Bosco. Ukomeze kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza cyane.